Philadelphia Imana iratsinda. Yesu ashimwe. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Turashimira Imana muri iki gitondo. Ni igitondo cyiza Imana yaturemeye kugira ngo tunezerwe, kugira ngo twishime kandi dutekerereze abantu imirimo y'Imana. Imana yacu rero nihabwa icyubahiro. Nkuko bisanzwe ni Pastor Gatera Jose guturuka muri Philadelphia Pentecote de Réveil Philadelphia. Ndashimira Imana iy'amahoro, Imana ishobora byose, iya Isaka na Yakobo, Imana ya Aburahamu. Iyo ngiyo niyo Mana twizeye, yaremye ijuru n'isi. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Kuba twabyutse bikemera, byanashoboka ko hari umuntu weguye umutwe ntibyakunda kandi yaryamye ari muzima, ariko yeguye ukuguru yumva biranze, arambuye amaso yumva biranze. Wowe rero byemeye ushimira Imana kuko ni ubuntu. Turayishimiye kubw'umurimo mwiza yaduhaye, turayishimiye kubw'ineza yayo, kandi namwe turabashimiye abadukurikirana, abadusengera, abadushyigikira kugira ngo tubashe kuboneka buri munsi nk'uko umukozi w'Imana bivuze. Buri munsi rwose turaboneka, ariko biterwa n'Imana. Imana iba yadushyigikiye kandi iciye mu bantu bayo. Imana ijya ibaha umugisha rwose. Imana ijya ibaha umugisha, nitutagwa isari tuzasarura. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Rero mboneyeho kubifuriza umunsi mwiza n'igitondo cyiza, mbasuhuza inshuti za Pentecote Philadelphia, abakozi b'Imana dukorana uyu murimo. Imana y'amahoro ijya ibagirira neza, abadukurikirana mwese Data wa twese abishimira. Rero nkuko bisanzwe turi kumwe n'umushumba wacu Pastor Serugendo Dismas. Reka basuhuze nasengera ijambo ry'Imana tugiye kumva. Karibu. Turabashubuje bene data aho muri, Imana ibaha umugisha kandi bagirire neza. Reka tusengera ijambo. Turagushimiye wera wa Isirayeli, urera kandi urakiranuka. Kubwawe niyo mpamvu turi hano, mwanya mwiza tugiye kumva ijambo ryawe. Mukozi wawe turamusengeye umwambike imbaraga, reka bwiza gwe bumugote mukawera mukoreshe mu izina rya Yesu. Abagiye kututega amatwi nabo turabasengeye, bashe kubagirira neza, babashe kumva ijambo ryawe ribagirira umumaro. Abarwayi bakire kubw'ijambo, abacitse intege bahabwa imbaraga, abasubiye inyuma wongere bagarure, abatarakizwa babashe gukizwa. Wo twirukanye ni Satani, turatatanye imbaraga zose z'umwanzi zangisha abantu ubutumwa bwiza. Turatatanye imbaraga zose z'umwanzi zirwanya mikorere y'ijambo kwa jina la Yesu Kristo. Reka uyu mwanya ugaragare kandi utegeke. Tugusabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana iguha umugisha. Reka turebe ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Samuel wa mbere. Samuel wa mbere niho tugiye gusoma, ni ibice 19. Ibice 19, ariko turahera ku murongo wa mbere n'ubundi. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri ku Samuel mu gitabo cya Samuel wa mbere, igice cya 19. Tusome kuyo murongo wa mbere kugeza kwa 9. Reka umutwe w'ijambo ratubwira Jonatani ahakirwa Dawidi kuri Sauli. Yego, Jonatani ahakirwa Dawidi kuri Sauli. Bukeye Sauli abwira umuhungu we Jonatani n'abagaragu be bose ngo bice Dawidi. Bukeye Sauli abwira umuhungu we Jonatani n'abagaragu be bose ngo bice Dawidi. Ariko Jonatani mwene Sauli yakundaga Dawidi cyane. Nuko Jonatani aburira Dawidi ati Data Sauli arenda kukwica. None ndakwinginze ejo mu gitondo uzinduke wihishe ahiherereye. Nanjye nzasohoka mpagararane na data gasozi aho
uzaba uri. mpagarane na data ku gasozi aho uzaba uri wihisha ubwo. Mvugane nawe ibyawe. ningira icyo numva nzabikubwira. Imana ishimwe. Ningira icyo numva ejo nzasohoka njye ku gasozi mpagararane na data mvugane nawe ibyawe. Ningira icyo numva avuze nzabikubwira. Wa kane. Yego. Bukeye Yonatani avugana na se Sawuli. Bukeye Yonatani avugana na se Sawuli. Amushimagiriza Dawidi. Aravuga ati Nyagasani nduzagirire nabi uwo mugaragu wawe Dawidi. Nyagasani ntuzagirire nabi uwo mugaragu wawe Dawidi. Kuko nta nabi yakugiriye. Ahubwo imirimo ye yakubereye myiza cyane. Haleluya. Gatanu. Yahaze amagara ye. Atangira kwibutsa se ibintu Dawidi yari yakoze. Aravuga ati yahaze amagara ye. Yica wa Mufilisitiya. Uwiteka atanga agakiza. Gakomeye mu Bisirayeli bose. Ubibonye. Urabyishimira. Wibuke ko wabonye ibyo Dawidi yakoze ukabyishimira. None niki gituma ushaka gucumura ukavusha amaraso? Niki gituma ushaka gucumura ukavusha amaraso? Yutacumuye ugahora Dawidi ubusa. Ugashaka kumuhora ubusa. Imana itugirire neza. Amen. Imana itugirire neza. Amen. Kandi nukuri mwakira ijambo ry'Imana. Amen. Ndumva hari ikimana iri buvugane natwe muri iri jambo. Uyu ni Dawidi ariko narije kukubwira ngo gukorera Imana bisaba kwihara. Gukorera Imana bisaba kwihara. Pawulo yaravuze ngo ibyarindamu yanjye. Kubera ko gukorera Imana bisaba kwihara, hari ibyo ureka, hari ibyo winjiramo, ushobora uvuga uti nshobora no kubigwamo, nshobora no kuzira akagakiza ndi kugenda mbwiriza, nshobora no kubikubitirwamo, nshobora no kubihonderwamo rwose, abadayimoni bakaguhonda bakarakara, ariko Imana ibiri aho hafi kurambura ibiganza kubwira ngo komera. Nshobora no kubinyagirirwamo imvura ikakunyagira ubibona, ariko ukazamuka imisozi ukajya kuvuga ubutumwa. Nshobora no kwihara rwose ukagenza amaguru, ariko ukagera kwa muganga aho abarwayi bari ukabasengera. Gukorera Imana bisaba kwihara, ukagira ibyo wigomwa, ukagira ibyo winjiramo, ukavuga uti ngiye gukorera Imana, ndakora iki? Ari abasore batatu bihaze, barihara, binjira mu itanura ry'umuriro babibona, baravuga bati ariko ntabwo twebwe twaramya ibigirwamana, ntitwakubararira ibishushanyo, ntabwo twakubararira ikindi kintu ngo dupfukame twubike umutwe hasi twongere tuwuzamure atari Imana tubikoreye. Kuko umwami yari yabahendahenze, arababwira ngo ba Shadraka na Meshake na Abedenego, ninde wabagiriye inama yo kungomera? Mwakoze ibyo abandi bakora. Ariko kubera yuko bari bazi ko bamaze kumesa kamwe, kwiyemeza, barihaze. Ndabyibutse na Dawidi yarihaze, babuza abantu gusenga, ariko Dawidi ngo yongeraho n'indi minsi
asenga Imana. Rero kwihara ntabwo ari ukugoma ngo ugomere ubuyobozi, ugomera ababyeyi, oya, ahubwo ni ukugomera shitani, ni ukugomera imikorere ye. Imana itugirire neza. Uyu Shadraka na Meshake na Abedenego, Bibiliya itubwira yuko ngo babenyegereje itanura ry'umuriro, ngo barababwira ngo niririya bari bajugunyemo, nimutemera kubarara mukaramya uyu mwami. Ariko baravuga ngo ntabwo turi bubikore. Bati none biragenda bite? Bati icyo tuzi cyo Imana dukorera yadukiza uriya muriro, yadukiza uriya muriro bacanye benyegeje, ariko nitanabikora nta kabuza, nta kibazo, ninabyemera ko umuriro dutwika tugashira tugakongoka, nta kibazo. Bari abantu bihaze, banga ibintu by'ubusambanyi, ari abakobwa. Umuntu akagutegera ku minsi akavuga ati rwose niba utemeye nta kazi urabona, niba utemeye rwose posho ndayihagarika. Hari abantu bagutegera ku cyaha kugira ngo ugikore babone kukugirira neza. Ariko mu by'ukuri iyo wanze akazi kubera ko wanze ruswa, uba wihaze, ukemera gushomera, uri umupfakazi, uri imfubyi, dore amashuri agiye gutangira, ubu haruza kubwira ngo ntabwo naguha minerval utagize utya, ntabwo nakugurira uniforme, ntabwo naguha amakaye, sinaguha je de poche keretse tubanje gukora gutya. Iyo byanze utaza biri buturuke, uba wihaze kubera Imana, kubera umurimo wayo, kubera ko wayimenye, ukihara kanga gukora icyaha kugira ngo ubone uko wiga, kugira ngo ubone uko ujya mu ishuri. Ubu hari ahantu bagutegeye, ariko biragusaba kwihara, kandi ni ukuri Imana izakurengera, Imana izabihagararamo. Rero gukorera Imana bigusaba kwihara. Pawulo yaravuze ngo byari inyungu byahindutse igihombo kubwo kuronka Kristo. Hari ibintu yahombye, hari ibintu yarekuye. Ubu hari ibigare, iyo umaze gukizwa hari ibigare uvamo, ukabivamo, ukabizibukira, ukareka ibigare kubera ko uzi ko biriya bigare wagenderagamo kenshi byagushoraga mu ngeso mbi. Ariko ukabivamo, ukabihomba, ugahomba ibitaramo kubera ko uzi ko ibyo bitaramo byabaga birimo imico mibi. Gukorera Imana bigusaba kwihara cyangwa se kwiyemeza, utagira ngo utinyuke. Yonatani abwira se Sawuli, avuga ngo wibuke Dawidi yarihaze, yica Umufilisitiya ahangana nawe, amwibutsa imirimo Dawidi yakoze, amwibutsa ineza ye. Cyangwa ntekereza, niba nawe witekerezaho simbizi, mu by'ukuri habayeho kwibuka, tujye dushaka ikintu Imana yatwibukiraho. Niki wigeze wanga kubera Imana? Kavuga iti iki kintu ndakiretse kubera Imana, iki kintu ngihagazemo neza kubera Imana, kubera ko nakijijwe, kubera agakiza nahawe. Ntabwo mbizi, ariko wakabaye nawe witekerezaho, ko nanjye nyangira igihe cyo kwitekerezaho. Rero uyu murimo tubamo, aka gakiza twahawe kagira umwifato, kagira uko ugatwara, kagira uko ugomba kugenda. Imana itugirire neza, Imana itugirire neza. Ndashima Imana ko dufite abatubanjirije bagiye bakora imirimo myiza y'ubutwari. Dawidi yishe Goliyati. Goliyati yari Umufilisitiya,
Abafilisitiya bari bahanganye n'Abisirayeli, kandi ikigaragara babarushaga amaboko ariko batabarusha Imana. Ibintu bitari mu Imana ntibikakuraza ishinga ngo uhangayike, ngo urare udasinziriye, ngo umurozi yavuze ngo azakwica, ngo umurozi yavuze ngo azakugirira nabi, ngo yarabivuze ngo narabyumvise, ukarara wimuka ngo reka mubise. Warakijijwe, waramenye Imana, ngo akoherereza amahembe, ngo akoherereza ibitega, ngo arakuroga, ngo hari utuntu anyanyagiza, kandi wareba ugasanga uwo muntu nta n'inzara zo kwishima afite. Ndabatangariza abarozi bose babimenye, hejuru y'imbaraga bakoresha hari imbaraga z'Imana. Iyo wakurikiye Imana neza, iyo wayimenye neza, iyo wamaze kwisobanukirwa uriwe, ntugatinye ziriya mbaraga. Zirahari, zirashishikaye, zirakora, ariko imbaraga z'Imana twamenye ziba hejuru yazo. Za zindi zakuye Saduraka na Meshake na Abedenego mu itanura ry'umuriro, za zindi zakuye Danyeli mu rwobo rw'intare. Ziriya mbaraga bariya basore bari barahamije Imana, bari barayikurikiye, barayikoreraga, bari abakozi b'Imana, barahamyaga, bari barisobanukiwe bari bo. Niwisobanukirwa imyaka umaze ntizagutera ubwoba. Niwisobanukirwa igihe umaze utarabyara ntikizagukura umutima. Niwisobanukirwa igihe umaze uri mu kibazo ntikizaguhindisha umushitsi. Biragusaba ko wisobanukirwa uriwe, hanyuma uhamye Imana, uyemerere, uvuge ngo namenye Imana. Kuba amaze imyaka 45 nta musore urambaza izina, ibyo ntibigukura umutima. Wa 46 yakubaza, yakurambagiza. Kuba umaze imyaka 10 nta mwana ugira, ntibivuze ko wa 11 utamubona. Biragusaba kwisobanukirwa, ukamenya imbaraga, ukamenya ubwinshi bw'imbaraga zayo, ukamenya ubwinshi bw'imbaraga z'Imana. Dawidi yarabuzi, Dawidi yari yarabumenye, yari yaramenye ubwinshi bw'imbaraga z'Imana, kuko Bibiliya ivuga ko Dawidi yari muto mu muryango wabo. Abana bato n'abakuru n'imfura burya bakunda kuvunika, nibo bakunda gukora imirimo. Uzarebe imfura na bucura nibo bana bakunda kuba mu mirimo cyane. Dawidi rero yari mu bana batoya, akaragira intama, akaba mu rwuri, agakora iyo mirimo bakuru be batakoze. Umunsi umwe Imana iramutoranya, iramureba, kuko ijisho ry'Imana riri kureba aho uri hose. Yarakuremye ikiremwa cyayo, kandi yakuremeye kugira ngo uzagire imirimo myiza muri wowe. Umunsi umwe Imana ngo irareba, ibona uwitwa Sawuli ntabwo agikwiriye kuba umwami, ntabwo yakomeza kuyobora Abisirayeli. Buriya Imana ikurebera mu gihe urimo n'igihe kizaza. Wowe ujurizwa n'ibyo uyu munsi, ugacumura, ukiruka, ukavuza induru, ariko Imana ibikurebera no mu gihe kizaza. Imana irebera Sawuli mu gihe kizaza, ibona atazakomeza umurimo kubera impamvu zitandukanye. Iravuga ngo reka nitoranyirize umwami, umwami uzayobora, uzasimbura Sawuli. Ituma umuhanuzi witwa Yesaya, witwa Samweli, iramubwira ngo genda mu rugo rwa Yesaya unyimikire uwo ndi bukwereke. Ngo aragenda ajyana amavuta. Ageze mu bahungu ba Yesaya asanga abahungu beza barebare b'uburanga,
umuhanuzi ngo azamura ihembe ashaka gusuka amavuta kuri uwo musore we, ngo amavuta aranga, yanga kumanuka kuko yarabonye aravuga ati koko hari hakwiriye kuvamo umwami. Ariko twe tureba nk'abantu, icyakora Imana yireba nk'Imana. Bibiri tubwira yuko abahungu bose ba Esayi baje ngo haburamwo n'umwe Imana isukaho amavuta. Aravuga ngo abo nabagaye nkuko yari yaragaye Sawuli. Kandi nawe Sawuli ngo yari umugabo mwiza ufite uburanga, ufite igihagararo. Ariko burya umuntu ni umutima, umuntu ni ikimurimo. Bibiravuga ngo uburanga bw'umukobwa bumwinjiza ibwami, ariko kubaka no gutindayo biterwa n'umutima we. Uburanga bw'umugore bwamuhesha umugabo, ariko kurukomeza urwo rugo biterwa n'umutima afite. Kubera yuko umutima yabo Imana itayishimiye, Imana yishimira umutima wa Dawidi. Umuhanuzi yabajije se w'umwana avuga ngo nta wundi mwana usigaranye, ni abana bawe gusa. Ngo aravuga ngo hari undi ariko ari mu rwuri aragiye intama. Reka tukuzimanire wiruhukira. Atoya, nta kintu nafata muri uru rugo ntarakora icyo Imana yantumye gukora. Nuko byagenze, Dawidi baramuzana ngo ahaguruka musuka y'amavuta, ngo amavuta arayaga, amavuta ajya kuri Dawidi. Guhera ubwo Dawidi arahaguruka asubira mu ntama, araragira, akomeza imirimo ye. Ariko amavuta y'Imana yari amuriho, yambara ikote nk'abandi, akora isinde nk'abandi, ariko amavuta y'Imana amuriho. Aya mavuta rero ye afite, niyo yaba uri mu bandi hari ikimenyetso kiba kikuriho. Uzavuga ibitandukanye n'ibyo bavuga. Niyo waba uri mu kazi, niyo waba wicaye muri biro, niyo waba uri kuri voro utwaye, niyo waba uri muri bisi, y'amavuta y'Imana kuriho, ubu uri umuntu utandukanye. Igihe kimwe Abafilisitiya barwana n'Abisirayeli, ngo intambara irakomera, urugamba rurasumbirizwa. Hanyuma ngo Dawidi agemurira abakuru be, ngo hageze asanga nta n'umuntu wabasha kurya kubera ko urugamba rwari rukomeye. Ariko ngo mu Bafilisitiya bavugaga amagambo y'ubwishongozi, bavugaga amagambo akomeye. Ubu hari ibintu Shitani akubwira akakongorera, akakugira ati uraseka, ubwo urishimye. Ubwo ntubona ko abana bagiye gutangira ishuri, ntubona ko burakwemera, buraguhamagara runaka ugatangira kumwikundishaho, burakumuguza. Uwo mwanya wo kujya kubwira umuntu uzaguta mu cyaha, uzaguta mu bibazo, warebye ukuntu wegera Imana ukabanza ukayiyoboza inzira, ukayisaba icyo wakora, ko Imana yakugira inama, ko Imana itakurekura. Warabanye nawe ko itakurekura. Wari abantu bahagaritse imitima, hana baratsinze ariko we nta munezero afite, ahubwo arumva ari ikibazo. Kabati yabanza yanasibira nkareba uko bizagenda umwaka utaha. Iyatumye atsinda izatuma yiga. We shaka Imana, maramaza, gira ibyo wanga, singira ibyiza, korera Imana neza yihamye, uyikorere neza aho bakubona n'aho batakubona, wizere imbaraga zayo. Dawidi yakoze umurimo mwiza, ngo Bibiri tubwira ko yafashe akabwira umwami ati ubundi uyu muntu uvuga aya magambo uriho wishongora atya. Abafilisitiya baravuga ngo nimushaka umuntu umwe mu Bisirayeli azarwane n'uwacu, utsinda undi urugamba rwarurangiye. Ariko mu Bisirayeli ngo babonaga ntawe babona. Dawidi ngo yibuka Imana yabanye nawe mu ishyamba. Ujye wibuka mu Kristo, ntukishore. Ujye wibuka iyabanye nawe, iyakwigishirije umwana akaba atsinze, iyamuhaye amanota.
ujya wibuka uburyo wagiye ugendana n'Imana mu rugendo rwawe, ujya wibuka uburyo Imana ikubeshejeho, ujya wibuka uburyo gutunze, ujya wibuka uburyo kurwanaho, ujya wibuka imirimo y'Imana, ujya wibuka, ujya wicara ubanza utekereze mbere yo gusenga, uvuga utari ko Mana narakubonye umwaka ushize, narakubonye muri aya mezi 8, narakubonye ntagira uyu mwaka, narakubonye abana bari muri vacances, narakubonye. Ujya wibuka imirimo y'Imana, ntugahora uboroga utakuvuza induru, ibyo byatuma shitana kwinjirana. Umuntu uri mu Imana, uri mu mwuka w'Imana, umuntu uri amavuta y'Imana, agira ibintu yibuka akabiha agaciro, akavuga ngo yakoze cyagihe n'ubu yakora. Dawidi abonye ukuntu Abisirayeli bari gusuzugurwa, ararakara, afata umwanzuro, yibuka imirimo y'Imana, uburyo yabanye nawe. Aravuga ngo Imana ko yabanye nanjye mu ishyamba ndagiye intama za data, intare yaza igiye gusingira umwana w'intama nkayishwanyaguza n'amaboko yanjye, idubu yaza, idubu nayo ni inyamaswa mbi y'inkazi, nayo nkayisingira nkayishwanyaguza. Uyu Mufilisiti utarakebwe yakomeza gusuzugura abantu b'Imana? Ariyemeza. Bibiri tubwira ko yarwanye na Goliyati kandi akamwica, akamuca igihanga. Imana itugirire neza. Rero uyu munsi sinshaka kugira ngo nkubwire ngo Imana ngo senga, ngo senga, ngo fata 5, fata 4, fata 40, fata 21. Oya, ahubwo itekereza, wibuka Imana yagukuye, wibuke ko Imana yaguhaye abana, wibuke ko Imana yaguhaye urugo, wibuke ko Imana yakurinze, wibuke ko wagendanye n'Imana, wibuke urugendo wagiye ugendanamo n'Imana. Ushaka kuba ukora bikaba biri kwanga, uyu munsi ukabona akazi kare kugenda nabi, ndetse ibitekerezo bikakwana byinshi, uti ndabona nta gishoro, kandi urabizi ababyeyi batangiye guhagarika umutima, abana ejo bundi bazatangira ibiki n'ibiki. Urumva ibibazo ni byinshi, ariko biragusaba kwibuka, ugasubiza amaso inyuma, ukibuka imirimo y'Imana, ukibuka ibyo Imana yakoze. Iki nicyo cyatumye Dawidi anesha Goliyati, Abisirayeli bakoroherwa, bagatahana intsinzi, bagataha baririmba, kubera umuntu umwe gusa, Dawidi. Kubera umuntu umwe warimo amavuta y'Imana, kubera umuntu umwe warimo umwuka w'Imana. Yagira ate? We wenyine wakiza umuryango, we wenyine wakiza igihugu, we wenyine wakiza itorero. Uri umuntu w'ingenzi, uramutse uri mu mwuka w'Imana, uramutse uri amavuta y'Imana, uramutse wihara ugakora ibyo abandi badakora, ahubwo ugashaka gukora ibyo Imana ishaka gukora. Imana yagukoresha, Imana yakurwanirira, Imana yabana nawe, Imana yagukoresha iby'ubutwari, Imana yaguha izina. Urashaka izina mu bantu? Oya, nta muntu watuma ubona izina, ahubwo n'iryo ufite yaryangiza. Ahubwo izina warihabwa n'Imana. Imana yagutunga inkoni, Imana yaguha imbaraga. Sinesha Abafilisitiya, sinesha Goliyati, sinesha Farawo. Ukubwira ati no, wanyihenuyeho rero muri vacances, ntiwigeze unyiteza, uburaje umpamagare. Ariko subiza amaso inyuma. Iyaguhaye kwiga, iyaguhaye gutsinda, iyaguhaye ubwenge, izaguha amafaranga, izagusapotinga, izagufata mu maboko, ikubeshejeho, itumye ukiriho, itumye urindwa, ikurindira kuri moto ugenda, ikurindira mu modoka, ikurindira mu nzu uryamye. Iyi ifite imbaraga, ikugaburira ukarya utibye, utetse ikorotse nta muntu watetse umutwe. Iyo ni inyembaraga, iracyahari. Ikurindanye n'abana, ikurinze wenyine.
abantu bavuga ngo turaje turebe, dore imyaka imaze kuba myinshi, reka hagarara murebe. Yahoze yanga ngo ntiyakora ibyaha, araje abikore. Yahoze avuga ngo arakijijwe, turaje turebe ku gakiza, yikomezeho. Iminsi bagutega, Imana izayigutambutsa, Imana izabireba. Dufite Imana izirikana. Iyo umuntu yikomeje ku Mana, dufite Imana izirikana. Turashima Imana kwizirikana, turashima Imana kwishobora byose. Igihe cyarageze, Abisirayeli baroroherwa. Bibiri tubwira yuko Abisirayeli, Umufilisitiya amaze gupfa, Goliyati, Dawidi amuciye igihanga, akizamura hejuru, Abafilisitiya barahunga. Ubu hari ibintu bizaguhunga, byari bikugarije. Hari ibintu bizaguhunga nibibona abana bawe bagiye mu ishuri bakiga. Hari ibintu bizaguhunga nibabona ukomeje gukizwa, ugakomeza kuba imbere y'Imana, ntuve mu nzu y'Imana. Hari ibintu bizaguhunga, ahubwo bigaruka bikugisha inama. Imana ishimwe. Rero ndagira ngo wihare ugira ibyo wanga bibi, wanga icyaha, wihare. Kuko hari abantu bagutegetse kandi bagutegera ku byaha igihe cyose kugira ngo bakugushe. Ntabwo uzabona umuntu ukubwira ngo komera, Imana irashoboye. Oya, ahubwo abo muzahora bazakuvuga ngo urakabya, nawe ugira ubwenge. Kandi Yobu yaravuze ngo kubaha Imana nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Ariko wowe barakubwira ngo ugize amahirwe, ubonye akazi keza, kandi ubonye uburyo wajya ubona amafaranga ku ruhande, ubonye uburyo warya ruswa, wajya ubona ayo utahana, hanyuma ukazabona umushahara utarinze uwukoraho, ntimukaba abana, ntimukaba abapfu. Izo nizo nama uzahura nazo. Ariko Imana irashaka ko wihara, kanga ibintu by'urugomo, kanga ibintu bya ruswa, kanga ibintu byo guhemuka, kanga ibintu by'ubugome, kanga ibintu byo gusuzugura, ukubaha Imana, kubaha abantu bayo. Iyo wubaha Imana wubaha n'abantu bayo, ugahamya Imana. Imana ishimwe. Kandi nukuri ndavugana n'umuntu wari ujajabye imitima, wabuze uko abigenza, warayitekereza abuze icyo akora. Ntabwo uzabona umuntu ukubwira ngo komera, turi kumwe, twarabibonye, uri umukirisitu, tuzagushyigikira. Oya, ariko Imana izagushyigikira, Imana izagucira inzira iyi wizeye n'inyembaraga. Mu byo ukora byose, muri za cyamunara, mu bintu byose, nuba warasenze, niyo ibyemeye ibifite impamvu, nibiba bizahesha Imana icyubahiro. Ntabwo turi abacu ngo twigenge twiyobore. Hamya Imana, ugira ibyo wiharamo. Kubana n'Imana ni ukwihara. Hari ibyo urekura, hari ibyo ureka. Gukorera Imana bisaba kwihara. Gukorera Imana bisaba kwihara. Ntabwo wakorera Imana utagize ibyo wihazemo. Dawidi amaze kwihara, yemera kurwana n'Abafilisitiya, yica Goliyati. Yari yihaze mu by'ukuri, Imana itamanuka ngo ihagarane nawe, ntabwo byari kuvamo. Ariko igihe cyose uzagambirira ibyiza, Imana izagushyigikira. Niko yabwiye Kayini igihe yicaga Abeli. Yaramubwiye ngo, Kayini we, ubabajwe n'iki? Nukora ibyiza ntuzemerwa. Yukoze ibyiza Imana irakwemera, yukoze ibyiza Imana iragushyigikira. Ikintu cyose cyiza yagikoze, Imana irabara. Imana irabara. Niba uzi kubara, Imana ariyo yaguhaye ubwenge. Imana irabara umubare wayo, ntijya yibeshya. Imana irabara. Yukoze byose byiza, irabizirikana. Imana ishimwe. Dawidi rero ntabwo yigeze ashyigikirwa na Sawuli nubwo yishe Goliyati. Ahubwo Sawuli yafashwe n'ubwoba, aravuga ati uyu mugabo ejo ashobora kuzavamo umuntu ukomeye. Uyu mugabo ejo ashobora kuzatwubikira imbehe. Uyu mugabo agira iyerekwa, Sawuli ahita amenya yuko
uwo mugabo yamusimbura, kandi niko byari bimeze. Ashaka kurwanisha imbaraga z'umubiri, ashaka kurwanisha imbaraga z'umubiri, ashaka kurwanisha imbaraga z'umubiri kugira ngo amuzimanganye, kugira ngo amwice muburizemo, amwice atazamusimbura, kuko yari yamaze kubona neza ko Dawidi ari we muntu ushaka kumusimbura ku ngoma. Ashaka kumurwanya. Nta muntu urwanya Imana, nta muntu urwanya Imana. Have utazakuka amenyo, have utazasitara ugacamano. Nta muntu urwanya Imana. Warwanya umuturanyi wawe, warwanya umugore mubana, warwanya abo mukorana mu kazi, ariko nta muntu urwanya Imana. Icyo Imana yakuvuzeho nuyubaha izagisohoza, izagishakira inzira. Imana irihagije, irinda ijambo ryayo. Niko yabwiye Yeremiya, iramubwira ngo Yeremiya, wowe uruzi iki? Aravuga ati nduzi ngo niyo umurinzi. Aravuga ngo waroye neza. Uko niko njya ndinda ijambo ryanjye nkarisohoza. Imana irinda icyo yavuganye nawe, ititaye aho utuye, ititaye aho wize, ititaye ikarinda ijambo yavuganye nawe. Yari yaravuze ko Dawidi azaba umwami w'Abisirayeli. Ntabwo byari byoroshye kugira ngo yicare ku ntebe y'ubwami, ariko Imana yarinze icyo yavuze. Ledoneska vaya zenebo. Uwiteka arashoboye. Icyo usabwa ni iki? Ni ukumwikomezaho. Iyo yaje gukora ntaba yitaye mu nzira bizanyuramo. Urugo rwakunaniye, umugabo ntari kukureba namba, urabona nta nzira, urabona abana bataziga. Iyavuganye nawe niyo kwizerwa. Nuko ku mutima, niba ukijijwe, ariko niba utaranakizwa, uyu munsi uzamura ikiganza tugusengere. Yesu aracyari ku ntebe y'imbabazi. Aravuga ngo ushatse waza, imbabazi zigihari. Dawidi agambanirwa na Sawuli, ashaka kumwica kugira ngo aburizemo isezerano ryo kuba umwami. Kandi buriya Dawidi yica Goliyati, Imana ari imwamamaza, kuko yari yarabwiye Aburahamu ikamubwira ngo imukava mu byaha, imukava muri Uri w'Abakaludaya, zaguha umugisha kandi nzamamaza izina ryawe. Ubundi Imana yo irakwiyamamariza, ikakwishyirira ku isoko, igahurutuza umusore, ikamwereka ukuntu uri mwiza, ikamwereka ukuntu uruta abandi bose. Imana yo iriyamamariza ubwayo. Ibyo ngibyo wiruka muri kwivuna, ubaha Imana izagucira inzira. Gukorera Imana bisaba kwihara, bisaba kwihara. Hari icyo ukora. Dawidi yarihaze yica Goliyati, yarihaze yica Abafilisitiya, yarihaze yaraye mu nzira mbi, yaraye ahantu habi. Dawidi yarihaze, ariko agera ku mugambi w'Imana. Murongo wa 5 hatubwiye ngo Yonatani abwira se Sawuli, yahaze amagara ye yica wa Mufilisitiya. Uwiteka atanga agakiza gakomeye mu Bisirayeli bose. Cyo cyari ikintu gikomeye. Yahaze amagara ye yica wa Mufilisitiya. None uramuhora iki? Nukora icyaha kingana gityo. Ese wowe hari ibintu wihazemo, hari ibintu waretse, hari ibintu wakoze uvuga uti ngewe ngiye kubikora kubera Imana? Ntagurutse muri uru rugo si urwanjye, rufite nyirarwo. Uyu mugabo umpahira afite umugore n'abana, ntabwo ibi bintu ari byo. Cyangwa uricecekera, iwe bakahazana inyama, akahazana umuceri, iwe agatuma y'ibijumba n'ibindi bintu nk'ibyo, cyangwa ntibinageyo. Ubwo iyo uretse ibyo bintu, uwo mugabo y'umwirukanye ukavuga uti reka sizongera gusenya urugo.
uba wihaze. Rero turashaka kugira ngo uyu munsi ufate umwanzuro. Umunsi ufate umwanzuro, mu by'ukuri ufate umwanzuro, tugiye kugusengera. Birashoboka ko utekereze nawe niba Dawidi yarihaze agatanga ubuzima bwe akica Umufilisitiya kugira ngo Abisirayeli boroherwe, nawe hari ikintu wakora. Warekura ibyaha, warekura ibitari ibyawe, wasubiza iby'amahugu, wakora umurimo mwiza, Imana yagushyigikira. Igihe cyarageze Dawidi aba umwami, nubwo yaraye mu buvumo, nubwo yashonje, ariko igihe cyarageze Dawidi agira ate? Aba umwami w'Abisirayeli, kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ibyo Imana yagusezeranije n'ibyo igiye kugusezeranya nona bizasohora. Wowe fata umwanzuro wo gukizwa, fata umwanzuro wo gukizwa. Gira ibintu urekura, ibintu wari warishoyemo, ibintu by'ubwesikoro byo kubeshya, ikinyoma kirayongobeza. Ibyo bintu bireke, uzamura ikiganza cyawe tugusengere. Turi kumwe n'umushumba wacu agusabira Imana imbabazi. Hanyuma nurangiza utegereze urwo rugo uzarusubiramwo, utegereze uwo mwana uzamubyara, utegereze uwo mugabo uzamubona. Imana isaha y'Imana ntigirenga, Imana sinterenganya, yavuganye nawe izabisohoza. Kandi Imana ibagiriye neza. Iyo ndwara izakira, nta ndwara idakiza. Imana yo mu ijuru ibishimire. Ngiye gusaba pasiteri abasengere rwose, agusengere, ufate umwanzuro mwiza, ugira ibyo urekura, uhamye Imana nubwo batari bazi ko ukirirwa, ariko noneho bivuge. Imana itugirire neza. Karibu mukozi w'Imana. Turagushimiye Mana nguru, tunejejwe nawe kubw'ijambo ryawe iki gitondo cyiza. Ijambo ryawe niyo ritwereka inzira y'ukuri, ijambo ryawe ritwereka igipimo turimo, ijambo ryawe riratweza. Mitima yakurikiye ijambo turayisengeye, banza udutunganye, kuko iyi minsi tutakisobanukirwa ijambo ryawe. Benshi basubiye nyuma, benshi bacitse intege, benshi batashaka gukizwa. Utubabarire, ubabarire abari inyuma y'itorero, ubabarire abari mu itorero kandi nabo badagenda nk'uko bikwiriye, ubabarire abadashaka kureka ibyaha bakugarukire, kuko ari we Mana. Maraso igende izunguruke ibibazo abantu bafite, ibiremereye abantu bafite, uburwayi abantu bafite, kucika intege kw'abantu. Tubasaba imbaraga yo kumenya ko Imana iri hejuru ya byose, Imana ishobora byose. Twirukanye ibyaha ku mitima y'abantu, twirukanye intege nkeya ku bantu. Weza umurimo wawe, weza abakozi bawe, weza itorero ryawe Mana, wongere tino rigarukeho. Weza abasubiye nyuma, wongere bagarukeho. Abarwayo bakize, abatarakizwa nabo bahagakiza. Ibibazo biri mu nzu yawe, ibibazo biri mu bakozi bawe, twirukanye imbaraga zose z'umwanzi. Urinde u Rwanda n'Abanyarwanda, udukomeze Mwami kugeza uzaza kujyana itorero. Rekerera ijambo rigira umumaro ku bantu bawe, babashe kubohoka no kugahagarara tena ku munara nk'uko bikwiriye. Tugusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe, Imana imuhe umugisha kuko adusengeye. Hanyuma reka tubahe telefone zacu kugira ngo tuze kubafasha mu buryo burambuye. Waba ufite icyifuzo, waba ufite indwara, waba ufite intege nke z'umubiri zituma utafata ibyemezo byo gukizwa, ibyo byose turagusengera kuko tuba dufite umwanya uhagije. Ni 0785 98 944, 0785 98 944, na 0722 74 34 93 0722 74 34 93. Reka mushumba yabahe telefone kugira ngo tuze kubafasha. 0782 Murakoze, Mwami abagirire neza. Amen. Philadelphia, Imana iratsinda.